buretse gato wenda sinimuka uwatubajije icyo kibazo ariko yaragize ati ese kuba umuntu yasura umusuzi unuka kubi ese byaba ari uburwayi? Nanjye ndakabije hajya mu byita guhumeka cyangwa se kurekura umwuka akayaga se. Sawa, uyu munsi mbazaniye amakuru kuri iyo ngingo. Ese gusura bimwe byirukana abashyitsi byaba ari uburwayi? Umusuzi unuka kubi ese byaba ari uburwayi? Mbese biba byagenze bite ubundi? Uri kuri Tele Montagne Rwanda. Reka ntangire nsa nkaho ntari kubahumuriza kuko birasa nkaho ikibazo cya mugenzi wacu cyari gifite ishingiro rikomeye. Byo ndi kuvuga murabyumva. Kanseri yo mu rura runini cyangwa se mu mara na tumwe mu dukoko dutera uburozi mu mara turi mu byagutera gusura imisuzi inuka kubi cyane, nawe ukagumya wicaye nyamara uri gushira wumva ukabyirengagiza. Nako ntaragera iyo hose wenda turabivugaho neza mu nyuma. Ibiganiro nk'ibi ubibona bikoroheye iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu h'umukara handitse ijambo subscribe, uko uhita utangira kujya ubona ubutumwa buruko dushyizeho video nshya. Banza ukora ako kantu. Uyu munsi nibura 1% by'imyuka umubiri ushobora kurikura cyangwa se ukora cyangwa se gusohora. 1% niyo ryonyine rigize imyuka inuka. Ngiyi impamvu gusura imisuzi inuka cyane bikwiye gutuma uhangayika. Nubwo gusura ari uburyo umubiri ukoresha usohora imyuka y'imyanda ariko mu buryo bw'umwuka iba yavuye mu byo twariye, rimwe na rimwe isohoka bucece ndetse idafite impumuro. Ni imisuzi ndimo ndavuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe si buri gihe ariko hari ubwo umusuzi unuka kubi ndetse akaba ari ikimenyetso cy'ibibazo bikomeye mu nda hacu tutabizi, hanyuma tugashira duturamye twicecekeye ntabyo tuzi tukazisaba twasandaye. Ese biba byagenze bite? Reka tuvuge ku mpamvu 6 zihuse zitera imisuzi inuka kubi, harimo na kanseri y'urura runini. Akenshi bazakubwira ko imisuzi inuka ituruka ku mirire ufata cyangwa se ibiribwa urya, ubwo ni ibiryo cyangwa se imiti waba ufata nk'iyo kwivura n'urugero aho ngaho. Nuko rero ibiribwa byifitemo ibyitwa fibre nyinshi cyangwa se fibers. Ibi biribwa ni ubusanzwe cyangwa se mu busanzwe biba bifite impumuro. Rero nta gitangaza kuba wabiriye hanyuma ugasura izo mpumuro zabyo igihe wabiriye. Iyo bigeze mu mubiri bitwara igihe kirekire ngo bishwanyaguzwe n'umubiri, bikaba byagutera kurema gas cyangwa se imyuka myinshi mu mubiri. Bimwe muri ibyo birimo broccoli, asparagus ndetse n'amashu ayasanzwe cabbages. Umusuzi wawe akenshi uzanuka nk'amagi yaboze kubera ikinyabutabire cya sulfure kiboneka muri ibi biribwa. Iki kinyabutabire kinuka kubi biragoye kukihanganira ubaye ufite amazuru akora neza. Hari nk'isukari yitwa lactose, iyi ngiyi tuyisanga mu mata. Iyi sukari hari abantu baba bafite imibiri itabasha kuyishwanyaguza cyangwa se kuyitunganya igihe banyoye ayo mata, ndetse mu nyuma ikaza kwisanga ari gukorwamo akazi n'udukoko two mu rwungano ngogozi. Ubundi utungutu tukakurekurira imyuka koko bikakurenga. Uretse ko hari n'uburwayi buzwi cyangwa se nk'ubuzwi nka celiac disease butera umusuzi cyangwa se imisuzi wakataraboneka cyangwa se yakataraboneka mu kunuka. Celiac disease uburwayi aho umubiri urwanya proteine cyangwa se intungamubiri yitwa glutine cyangwa se gluten, bigatera kuba iyi proteine cyangwa se intungamubiri itanyunyuzwa neza mu mubiri, ubundi ugasuragura bikakurenga. Nawe uti ese ibi ni ibiki? Celiac disease ni uburwayi. Ubu burwayi bunatera n'ibindi bimenyetso birimo umunaniro, gutumba, impiswi ndetse no gutakaza ibiro utabigizemo uruhare. Reka tuvuge no ku miti. Nubwo bitabaho cyane ariko imiti imwe n'imwe itera imisuzi cyangwa se umusuzi unuka kubi cyane. Yica udukoko, hari ubwo yica ikanica udukoko cyangwa se utunyabuzima twiza dufasha mu gushwanyaguza ibiryo tuba twariye bigera mu rura runini bitarashwanyaguzwa neza. Kandi nta bene utu dukoko twiza cyangwa se utudukoko tw'ubwoko bwiza mu mubiri wacu dufasha mu gushwanyaguza ibiryo, umusuzi uba ari ibindi mu kunuka. Uretse ko binagutera gutumba ndetse no gufungana ibizwe nka constipation iyo utudukoko twabaye dukeya mu mubiri. Twese tuvuga ku gufungana, biragoye ko wafungana mu nda ngo usure umusuzi utagize icyo twaye. Ndagusetsa aho ngaho niba utekereza ko byashoboka. Gufungana mu nda hari ubwo bitera ukwiyubaka kwa tumwe mu tunyabuzima cyangwa se udukoko mu rura runini cyangwa se uruzwi nk'urw'amata.
nuko bikaba byakurangiriyeho kuri iyo ngingo yo gusura neza nawe utabizi. Muti birasekeje? Reka ntabwo bisekeje na gato. None reka dukomoze ku bwandu cyangwa se ukwandura gushobora kuba mu rwungano ngogozi ndetse na tumwe mu dukoko twahirundanya bikagutera gusura nabi. Mu busanzwe nuko nguko bikora. Iyo turiye ibiryo umubiri uvanamo iby'ingenzi, ibisigazwa bikoherezwa mu rura runini cyangwa se uruzwi nk'urw'amata. Rimwe hari ubwo udukoko two mu mara tuhatera ubwandu cyangwa se infection, ari nabyo bigutera gusuragura ibisuzi binuka kubera imyuka itagira ingano iba yirunze mu mara. Abantu bafite ubu bwandu mu mara akenshi banababara mu nda ndetse bagahitwa izwi nka diarrhée. Kanseri y'urura runini reka tuyivugeho noneho, colon cancer niko bayita mu rurimi rw'amahanga, aho ni mu Cyongereza. Tubanze tujyane, ntikunda kubaho cyane ariko nta kabuza. Ibibyimba byirema mu rwungano ngogozi hari ubwo bitera ibibazo mu mara, ibiryo ntibigende inzira ubusanzwe biba bigomba kunyura neza. Ngibi bikuzanira gutumba no kwirema kw'imyuka cyangwa se imisuzi itagira ingano mu mubiri. Reka tuvuge gutyo, ubaye wibonaho imisuzi inuka kubi, ukareka imiti imwe n'imwe waba ufata ndetse ugahindura ibiribwa bimwe waba ufata, bikanga bikakubaho akarande, gusura nabi bikakubaho akarande, byashoboka ko wagezweho n'iki cyago cyangwa se n'iki kibazo cy'amara, yagize ikibazo akaba afite kanseri. Inama yonyine waba ugenewe ahangaha no kugana muganga akagufasha. Ubaye warabazweho ugira ngo ugabanye ibiro cyangwa se umubyibuho ukabije, nabyo byagutera gusura imisuzi iteje inkeke. Ibi ni ibizwi nka dumping syndrome. Uyu munsi bavuga ko umuntu muzima nibura aba agomba gusura nibura inshuro 12 kugeza kuri 25 ku munsi. Aho ni umuntu muzima. Abantu benshi nawe urimo bivuga ko ubundi musura cyane ninjoro musinziriye, kuko imisuzi ubundi irema ku manywa. Gusura umusuzi unuka ntabwo buri gihe bivuze ko utari muzima cyangwa se urwaye. Bizaba biteje ikibazo nibikubaho ugasuragura imisuzi ikungahaye ku munuko, ariko nanone ikifatanya n'ibindi bimenyetso birimo uburibwe, gutumba, isesemi, kuruka, amaraso mu musarani wawe, uhitwa n'umuriro. Byanashoboka ko byakubaho ariko ukanabona ugenda utakaza ibiro mu buryo budasobanutse ndetse ucika intege. Igitekerezo kimwe cyaba cyiza ahangaha, kizabe kugana muganga. Ndabisuramo, kizabe kugana muganga. Ndavuga ibitaro mw'abantu mwe. Wifuza kwikiza no kwirinda imisuzi inuka iba yarakuzonze, wakora ibi ngibi. Bizagusaba kunywa amazi menshi ndetse no kureka bimwe mu binyobwa bitera kwirema kw'imyuka nka byeri cyangwa se inzoga. Hindura ibiryo birimo ibyo twavuze hejuru bitera imisuzi inuka, ndetse ujye unywa ibinyobwa biri mu muryango w'ibiryo bizwi nk'amaprobiyotike. Nk'urugero, ahangaha wanywa nka yawurute cyangwa se amata y'ikivuguto kugira wongere umubare w'udukoko twiza dufasha mu kugogora ibiribwa turya. Iki ni ikiganiro wari ubizi, ukurikira neza iyo wamanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu h'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ubutumwa buri uko dukoze video nshya. Nitwa Mugisha, ntuzacika ubutaha, ibi kukora subscribe.